abanyeshuri bitewe wenda na zimwe mu mpinduka twari twakoze, uburyo tutangaza amanota n'ibindi, abanyeshuri ntabwo bari batsinze neza. Tuvuge nko muri mashuri abanza, abanyeshuri bari bari ku inota rya 70 ngira ngo ni 5%, ariko ubu ngubu bageze kuri 88%. Mu mashuri yisumbuye iyo twita tronc-commun cyangwa O level, abanyeshuri bahoze bari ku kigero bakiri muri 64%, ubu ngubu bageze kuri 85%. Muri rusange umusaruro wavuyemo ni uwo kwishimirwa. Ikindi kandi nuko n'umubare w'abakora ibizami wiyongereye. Iyo wiyongereye n'abatsinda bakiyongera, kuri twebwe bigaragaza ko abanyeshuri bakurikiye kandi bakoze iyo bwabaga. Amanota yatangajwe agaragaza ko abanyeshuri batsinze bava mu mashuri abanza bajya mu yisumbuye biyongereyeho ibihumbi 57. Nta mpungenge zihari ku byumba by'amashuri wenda nuko bizakoreshwa mu mwaka w'amashuri ukurikiyeho? Byarateguwe, byaratunganyijwe? Iyo dushyize amanota hanze, tuba twiteguye ko hagiye noneho gukurikiraho ikirebana n'ibyumba n'ibyo. By'umwihariko ibya mbere turabivuga, turabizi ababyeyi muri iyi minsi ntabwo baba bishimiye aho rimwe na rimwe abanyeshuri twabohereje, ariko nk'uko dukomeza kubisubiramo, mu mashuri abanza, mu bajya muri segonderi cyangwa se abatangira umwaka wa mbere w'amashuri yisumbuye, dufite ibyumba gusa by'abanyeshuri 17,000, mu gihe abatsinze barenga 200,000. Ntabwo rero bishoboka. Ntabwo umuntu wese yabona aho yoherezwa. Muri segonderi naho dufite gusa ibyumba by'abanyeshuri 41,000. Nanone uko baba bangana kose ntabwo bishoboka, ntabwo dushobora kubona ko bose bahabona. Igikurikiraho rero noneho ni ugushakisha aho abana biga bitabagoye, hafi yabo. Niba utuye mu murenge runaka, umuntu akagerageza akagushakira ishuri hafi y'aho utuye. Byumvikane rero ko dufata umwanya, ari nayo mpamvu tugerageza gutangaza ibizami hakiri kare, kugira ngo noneho dukorane n'inzego zose bireba, turebe aho imyanya yose twayikura kugira ngo abanyeshuri bige neza. Imibare mugarutseho igaragaza neza ikibazo gihari, ariko wenda hari abatinda kumva cyangwa se bakaba bumva ko hakiri uburenganzira ku bana babo bagomba kujya muri ya mashuri biga bacumbikiwe. Icyo mwabwira ababyeyi babandi bagifite impungenge bavuga bati umwana wanjye yagombaga kujya mu ishuri rimucumbikira ni iki? Ko umubyeyi wese yifuza ko umwana we yiga, akiga mu ishuri yifuza, rwose turabyemera. Umubyeyi wese nta kintu kimunezeza nko kubona umwana we yiga mu ishuri ashaka, ariko ubushobozi bw'ibyo dufite nabwo ntabwo ari ikintu twahita dupfa guhindura. Bisaba amikoro, bivuze kugira ngo uve ku byumba 17,000 ugere ku byumba 200,000, ntabwo ari ibintu bipfa gukorwa ako kanya. Icyo twabasaba ni ugukorana natwe. Hari ibigo twagaragaje ababyeyi bakunda gusaba. Ikigo St. Aloys cya Rwamagana dukunda kukivuga, gifite imyanya 120, ubu noneho cyasabwe n'abanyeshuri 28,000. Ntabwo rero bishoboka. Icyo tubasaba rwose, mudufashe tugerageza ibishoboka, ariko kuko imyanya ari mike, wenda umuntu abivuze mu buryo bwa pourcentage, ababyeyi babona cyangwa se abana babona ibyumba ni 7% gusa y'abanyeshuri baba bakoze. Nibyo byumba byonyine dufite. Iyo tugeze muri tronc-commun cyangwa se abarangiza O level, niho ibyumba byiyongera bikagera hejuru gato ya 40%. Ubwo rero nta kintu umuntu aba atakoze hashoboka, nuko gusa tudafite ibihagije. 7% muvuze mu mashuri abanza na 40% cyangwa hejuru yaho gatoya mu mashuri yisumbuye,
ntawavuga ko ari umubare munini, ni umubare mutoya ugereranyije n'abanyeshuri baba bakoze ibizamini uko baba bakoze nk'uko mwabivuze ko batsinze neza. Ariko se nka minisiteri hari ingamba zihari cyangwa se hari politike z'igihe kirambye yo kongera ibyo bigo by'amashuri bicumbikira abanyeshuri kugira ngo bababyeyi noneho baruhuke wa mutwaro bavuge bati umwana wanjye niba yavunitse agiye aho agomba kujya? Nibyo ibyumba tukomeza kubyongera, ariko nanone tugashyira n'imbaraga no mu mashuri abana biga bataha. Tubona buri munsi abana baratsinda, muri ibi bihe tubona abana basigaye biga ari bato cyane, wenda bitandukanye na kera. Rimwe na rimwe n'ababyeyi tukifuza ko dushyira n'imbaraga no mu mashuri abana biga bataha kugira ngo babe bakiri kumwe n'abana. Ariko uko ubushobozi bw'igihugu bugenda bwiyongera natwe tuzakomeza kugenda tubyongera. Ntabwo twagarukira aho, ntabwo twakwicara ngo tuvuge ngo ahangaha niho twagarukira, tuzakomeza kubyongera. Gusa n'amashuri abana biga bataha nayo ni amashuri meza, ubu niyo menshi ari hirya no hino, nta cyatubuza ko nayo tuyagana abana bakiga kandi bakiga neza, hanyuma bakajya biga banataha bagera mu rugo n'ababyeyi nabo bakabafasha. Mu musaruro wo kwishimirwa muri uyu mwaka w'amashuri mu batsinze neza harimo umunyeshuri ejo wahembwe witwa Leontine Uwamariya, twanagarukagaho mu kanya ashima uko yafashijwe cyangwa se avuga n'ingamba afite mu yindi myaka iri imbere yo gukomeza amashuri. Ariko we yahembwe ku munsi w'ejo kuwa gatanu. Nihe mpamvu yatumye Leontine ataza gufatira ibihembo bye cyangwa se kubwirirwa amanota ye umunsi umwe n'abandi bana bitwaye neza kandi we ari mu ba mbere bahize abandi? Urakoze kuri iki kibazo no kuduha umwanya kugira ngo tunakivugeho, kuko turabona turatekereza ko mu bibazo byinshi dufite nk'ibyo wavugaga, ibyo gushaka aho abanyeshuri baba n'ibindi, iki rwose reka tugishyireho umucyo kugira ngo abo byababaje, abumva ko habayeho akarengane babyumve. Nibyo Leontine Uwamariya umwana rwose w'umuhanga ntabwo yabashije kuza ku munsi twatanzeho amanota ku itariki ya 20. Navuga ko habaye ikosa, ibyo bakunda kwita administrative. Uko byagenze rwose ni ibintu wenda byashoboraga gukemuka, nibyo naho tugomba no gufata responsibility twese inzego zose. Gusa murabizi ko abanyeshuri iyo biyandikisha gukora ikizami, amashuri yabo niyo abandika, ukandika izina ry'umwana, ukandika imyirondoro ye n'ibindi byose bimuranga. Mu kwandika nimero z'ababyeyi aba bandika ku ishuri, ibi kandi n'ishuri ryabivuga, ntabwo ari ibintu bidasanzwe kandi nta nubwo ari we wa mbere bakoramo ikosa muri nimero. Hanyuma mu kubahamagara, ubwo ni ku itariki ya 19 bose barabahamagara, byumvikane Leontine niwe wari ku mwanya wa mbere. Barahamagarwa ababyeyi, babanza guhamagara nimero imwe ntiyari iriho nk'uko twabivuze, bahamagara iya kabiri yitabwa n'undi muntu, wenda iyo niyo detail abantu batari bazi. Yitabwa n'undi muntu, umukozi wacu Vanessa aravuga ati ndi kanaka, nkora kuri Nessa, twagira ngo ese ni wowe mubyeyi wa runaka? Uwo muntu aravuga ati yego, twagira ngo tubabwire yuko umwana wanyu yatsinze neza, tukaba twagira ngo tumutumire azaze gufata ibihembo. Umwana rero umubyeyi ati yego, uwitabye ati yego tuzaza. Ubwo umukozi wa Nessa aravuga ati azaza, ahamagara n'abandi bose bakurikiraho. Ku munsi nyirizina rero ku itariki ya 20 barongera nanone barahamagara, habura igihe gito ngo umuhango nyirizina utangire. Nanone wa muntu arongera aritaba, nimero byose turabifite kuko twabikurikiranye natwe.
arongera aritaba aravuga ati simpari, ndumva bambwiye ko yavuze ko ari i Karongi, ati ni kure ntabwo tubasha kuza, wenda amagambo ndi gukoresha siyo, ariko ni ibingibi batubwiye. Hanyuma bamenyesha abari barimo gutegura ibirori bati umwana ari kure. So mu kuvuga rero amazina ari nacyo ntekereza ko cyakagombye kuba abantu bitaho, bamugezeho iyo haba harimo intention mbi no kudashaka ko havuga ibye no kutagira gute, n'izina ntawe ari kwirirwa rivuga, ariko izina rye bararivuga ndetse bakurikizaho bavuga ko ngira ngo yavuze ko ari mu nzira cyangwa se ari kure, sinibuka neza ijambo yakoresheje, ariko arakomeza. Ibi ndashaka kubitindaho kubera yuko ntabwo ari ubwa mbere dushyira amanota hanze abana ntibaboneke. Hari ndumva nko mu 2023 cyangwa na 4 hari undi mwana nawe utarabonetse kubera impamvu ze, hanyuma ibihembo bye tubijyana ikindi gihe, umwana w'Isave ndumva. Hanyuma mu bindi bihe byashize hari igihe usanga abana badahari. Ibi ni ibintu rwose bisanzwe, ntabwo ari ikintu kidasanzwe kibaho. Iyo rero umwana atabonetse nk'uko tubigenza n'ubundi, ibye turabibika, ibyo agenewe byose turabika. Icyo tudasiba gukora ni uko tudashobora kureka kuvuga izina rye. Hanyuma rero nawe tumubuze turavuga ko nawe uko nguko tuzabigenza. Ariko ahangaha niho abantu bagomba kumva nuko uyu muntu witabye agakomeza yitaba, nta na rimwe, nta hantu hamwe yigeze avuga ko atari we mubyeyi. Nyuma rero ibirori birangiye turamushaka, tuse ko wari wavuze ko muri buze byagenze bite, nibwo yatubwiye ko atari umubyeyi. Wenda izindi detaye ntabwo umuntu yazitindaho. Noneho tubaza ishuri, iyi nimero yanditse kuri iri zina ni iyande, nabo batwemerera yuko atariyo, ko bakoze ikosa mu kwandika nimero. Now igikomeye hano ni aya makosa ari administrative, kandi natwe tutihanganira, ndetse ibi ni akantu gatoya ushobora guhindura gusa izina ry'umuntu, umuntu ntabona amahirwe yandi akurikiraho. Twarabibonye, hari igihe abana baza diplome yabo ugasanga ibyanditse kuri diplome n'ibyanditse ku irangamuntu ntabwo ari bimwe. Aha rero umuntu aboneraho anatanga ubutumwa, igihe umuntu arimo gushyira imyirondoro y'umunyeshuri cyangwa se y'umuntu uwo ari we wese, gukora kwitonda kugira ngo bikore neza. Iri ni isomo rya mbere. Irya kabiri natwe twize ni uko bidahagije gusa guhamagara umubyeyi. Ubundi ukuntu dusanzwe tubigenza, iyo tuzatangaza amanota, buri gihe tubikora umunsi ubanza, tukahamagara nyir'ubwite, ubwo duhamagara umubyeyi. Hari igihe ishuri, mu gihe umwanya wo gushyiraho nimero y'umubyeyi bashyiraho nimero y'ishuri, ubwo niwe duhamagara kugira ngo bamenyeshe umwana azaze. Ubwo dukoresha ko ni umubyeyi ni umwana, tukabigarukiriza aho ngaho. Ariko icyo twize natwe ni uko tugomba kurenzaho, ntitubwire gusa umubyeyi, ahubwo tukabwira n'ishuri, ndetse byaba na ngombwa tukabwira n'ubuyobozi. Ko hari abakomeje bibaza, none se nuko ari uw'Inyamasheke ni kure n'ibindi. Impamvu biriya birori tubishyira nyuma ya saa sita, nayo mpamvu twabishyize saa 8, ni ukugira ngo n'uri kure aho ariho hose abashe kuba yatugezeho. Uri kure kandi nawe iyo atabashije kuza kubera impamvu runaka, turamufasha. So ntabwo kuri iyi nshuro aribwo twabyuka gusa tukavuga ngo